What's up, Kigali? Ladies and gentlemen, it's the fresh sun pack again. You've another banger. It's about the bad man, the baddest, one and only, the champion boy. Yasanzwemo. Right, reka nanjye nshimira buri umwe wese umaze gukora subscribe kuri Kigali 250 Trans. Uri umuntu wa hatari, umuntu wakoze subscribe, umuntu wakoze share, umuntu wakoze comment, uri umuntu wa danger. Much respect kabisa. Yaman mukomeze gusupportinga umuhungu wanyu, nanjye nzajya nkomeza mbatamo banga, mbatamo ibintu bya fresh sana. Mbatamo ibintu bimeze neza byatari. Alright sir, hanyuma rero nko bisanzwe rero mbagarutse mu kibuga, mbagarutse mu kiwanja mubwira ngo ni bya biri n'ubundi nk'ibisanzwe. Uyu munsi tuba turi ku mihanda turi bwagwani. So rero uwitwa Fatakumavuta nyuma yuko murabizi ko ari afunzwe, nyuma yuko ari gukurikiranwaho bimwe na bimwe ari gushinzwa ikigo cy'igihugu nshinjacyaha cyatangaje ko basanze yarakoreshaga ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge yakoreshaga urumogi. N'amakuru amaze gutangazwa mu kanya witwa Fatakumavuta ko yakoreshaga ibiyobyabwenge. Nyuma yuko afunzwe kuri social medias, hari abagiye bandika kuri platform zabo witwa Lookman yanditse amwihanganisha cyane, ndetse avuga ko gukosa bibaho mu buzima, gukosa bibaho, nta muntu udakosa muri no life, ariko ikizi cyambere no gukosa ukemererwa gukosorwa, ndetse amwihanganisha we n'umuryango we, cyane cyane gufata Fatakumavuta n'umupapa ufite n'umuryango. Fatakumavuta rero nyuma yuko ari gushinzwe ibyaha bye bitandukanye, basanze ngo ashobora gukoreshwa n'ibiyobyabwenge. Ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitari fresh, ni ibintu bitari byiza. Alright, ni ibintu bimaze gutangazwa mu kanya witwa Fatakumavuta ko akoresha urumogi. Rero sinzi kuntu industry siwe gusa, kandi wenda industry yenda ku isi hose, ndetse by'umwihariko tureba cyane cyane mu Rwanda. Uwitwa Liam warimbaga muri One Direction nawe yise kumanuka ku igorofa rya gatanu yikubita hasi, nawe bivuga ko yanyweye kokayine, yarakoresheje kokayine cyane nyuma yo kurafite ibibazo byinshi mu mutwe we. So rero urabo sinzi ni rero somo dukura muri bino bintu, cyangwa ari gute tuba tubona ibintu ese koko bibaye ibyo biyobyabwenge ni fresh, ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu abastari cyangwa se abantu bari muri no industry tukiriye kubyirinda, tukirinda ibiyobyabwenge si byiza. Reka nibwira urubyiruko rugenzi rwanjye ibindi biyobyabwenge ntabwo ari fresh sana. Ibiyobyabwenge bituma ukora ibintu utapanze gukora, ibiyobyabwenge bishobora gukoresha ikintu utategerezaga nawe gukora. Rero ni bihuje niwo ngo One Direction Liam, aho yahuje ubundi akamanuka ku igorofa rya gatanu nyuma yo gukoresha kokayine, ibintu bitagaragaye bitameze fresh sana. Iri ko batangaje ko witwa Fatakumavuta yakoreshaga urumogi, ni ibintu bya force sana. So rero katwihanganishe umuryango wa Fatakumavuta ndetse na Fatakumavuta muri rusange, ntabwo biba byoroshye, ariko twirinde ibiyobyabwenge. Ntabwo ari ibintu, ntabwo ibiyobyabwenge ari ibintu byiza, ni bibi cyane rwose. Hanyuma uwitwa Dumba yapostinze kuri platform ya Instagram avuga ko niki Fatakumavuta yakoze mwe mutakoze, nuko yanditse. So rero muri industry mu myidagaduro bibaho cyane, bibaho ni ibintu bisanzwe, gusa wenda reka dukomeze turebe icyo kiraza kuvamo uko biraza kugenda, mu biraza kuza kiraza guhinduka, kadutegeze turebe, ni wait and see. Hanyuma rero uwitwa Lookman tutaramuvaho cyangwa se Lucky, ni umunyamakuru mwiza cyane, ni umunyamakuru umeze neza byatari, ndetse much respect kabisa kuri Lookman Lucky. Nyuma yo kuganira n'umutipe witwa Wamuniga, ni umwogoshi mpuzamahanga niko nabyita, ni umwogoshi wogosha abasitari ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Umwogoshi afashe ibintu byo kogosha abivana ku rwego rumwe abishyira ku rundi. Uyu mwogoshi rero nyuma yo kwigaragaza neza cyane kabisa, agatanga n'urugero rwiza ku bantu bafunga ndetse no kubamukurikirana. Witwa Lookman yatangaje ko yaganiriye na Wamuniga, amwereka imashini zikomeye kurusha izindi. Yavuze ko uno mwaka urarangira atanze imashini 11, arongeraho ngo inshallah. Lookman ati Imana niyo nkuru.
rero njyewe nabifashemo isomo rikomeye cyane byanejeje bya Atari. Umuntu nka Lukman ni umuntu mbafatiraho nkitegereza, ni umunyamakuru mwiza cyane nkunda kandi nafana bya Atari. Yavuze ngo mu bintu yampressinze cyangwa uburyo mbambaye mu buzima bwanjye busanzwe, reka mfatewe nibura abantu 10 cyangwa se mfate imashini 10 ngirabona azifashisha cyangwa ngirabona aziha. Ibintu mbano mva ibintu bya Atari ndetse n'abandi ba star muri rusange bafite kubireberaho cyangwa se bakabyigiraho. Byaba ari ibintu bya Atari muri ino industry, natwe turamutse dufashanya tugakundana, kuko bigaragara ko industry yo mu Rwanda isigaye itandukanye na back in days. Murabizi ko back in days music zarakorwaga tukazumva neza nta kibazo, ariko muri iminsi bisigaye bisaba ngo gutwika, bisigaye bisaba kugira ngo umuntu ahimbe ikinyoma, kugira ngo indirimbo ye trending, bisigaye bisaba nyine. Murabona industry yo mu Rwanda isigaye ari gutwika gusa, nta bikorwa bizima biri kugaragara mu industry. Turakora nibyo, muziki gasohoka ni fresh, ariko se mwebwe mubona bikwiye ko umuntu kugira ngo akore indirimbo cyangwa se ibintu byo gusebanya cyane biha kuri no imihanda, hari ikintu mubona bifasha iyi mihanda cyangwa se bifasha industry? Umuziki wacu wakwevu ku rwego rumwe kajya ku rundi, nkuko turi kubibona cyane mu muziki nyarwanda. Turi kubona abaraperi bari gukomeza kwiyegeranya, bari kugaragaza urukundo, bari gukomeza gukora na music, bari gukora amakorabo menshi cyane. Ubu twabonye Riderman ari kumwe na Bulldog, twitegura Tough Gangs muri rusange, ndetse ni ibintu biri kugaragaza ishusho nziza muri industry nyarwanda. Rero ibintu byo gusebanya, gutukana ndetse no kurwanya muri industry, murabona mwebwe bikwiye? Mwe murabyumva gute muri commenting? Hanyuma tutarava kuri Tough Gangs, nuko uwitwa Al Pacino akaba agiye gusura album ndetse hamwe na Tough Gangs. Murabizi ko Al Pacino umuntu wakoze ibintu byinshi bikomeye cyane, yagiye akora amakorabo, yagiye akora ibintu byo guhuza abahanzi. So rero akaba agiye gukosora album ye hanze. Numva ko ibintu byo gushimira cyane umuntu nka Al Pacino, ni ibintu bya Atari. So rero hari uwitwa Pac G rero nyuma yo gushyira hanze amashusho y'indirimbo yitwa Nsatira, byagaragaye beat yari irimo imeze kimwe niyo Element LA, umuproducer mwiza cyane ubarizwa muri 155 AM. Agiye akora track nyinshi zikomeye cyane, agiye akora amahiti atandukanye. Ni producer mwiza cyane bidashidikanywa rwose ko producer wa danger. Uyu producer kandi usibye kuba ari n'umuproducer ni n'umuhanzi. Rero yagaragaye aso indirimbo arimo beat igiye kumera kimwe niya muri Moromita. Ni Moromita n'indirimbo irimo Kenisol ndetse n'uwitwa Neri Ngabo. Indirimbo ya Atari nayo yaconiza kuri no mihanda, ni indirimbo y'umukamizi cyangwa se umudirector witwa God. Rero ibyo bintu rero tubibona kuba, ndetse urebye na video agaramo dance ya Moromita, kuko na beat kumva harimo Moromita. So ni ibintu byagiye rero bicicikana kuri social media, ndetse abantu benshi bagenda bavuga harimo uruntu bimeze bite, ese byifasha gute? Bizwi ko hari indirimbo iheruka gusohoka yitwa Sikosa, abantu bagiye begeranya n'indirimbo ya mu legend wapfuye, bavuga ko yaba yarashishe Element. Se nawe ko hari bamushishuye cyangwa se bisanga bamushishuye, araza kwivuga iki cyangwa se araza kubitangaza iki? Right. Rero ni ibintu abantu batishimiye cyangwa se bamwe barabyishimira. Ni indirimbo yasohotse yitwa Nsatira, irimo amajwi nyine cyangwa se mo beat igiye kumera neza, ni ya Moromita yakozwe n'umuproducer witwa Element. Hanyuma tutarafa kuri Element, hari Grammy Award. Ni award zihabwa abahanzi bakomeye cyane bameze neza cyane. So kuri ubu ngubu uwitwa Element LA akaba ari ku rutonde rw'abantu bari guharanira bari muri Grammy Award. Ese birashoboka ko umuhanzi nka Element LA ashobora kuba yazana igihembo mu Rwanda cyangwa se yazana ibihembo mu Rwanda bya Grammy Award? Grammy Award aba ari igikombe gikomeye cyane, aba ari igikombe rwose kibona umugabo kigasiba undi, cyane ko barimo n'abahanzi batoroshye muri no industry. So rero mwe mubibona gute rero umuntu nka Element ashobora kuba yazana icyo gikombe mu Rwanda? Biri gusuzumwa rero ibihangano byabo ubure ko bakitabira Grammy Award. Hanyuma mu minsi ashize rero murabizi neza ko hari nta kantu nabonye kari gutrendinga gatoya. Hari uwavuze ngo wavuze Elene yamuteye inda. Irene rero yabyakanye ivuye inyuma avuga ko
mugore atanamuzi ndetse atigeze namubona. Ubundi Irene ni umuntu uzwi cyane ko niyavuze ko adakunda kujya gusubiza ibibazo bye cyangwa se ngajye gusubiza ibintu byinshi bitandukanye ku bintu yatutsweho cyangwa se yavuzweho, ariko kuri inshuro yavuze ko uriya mugore atamuzi ndetse ibyo ngibyo atanabikora. Yavuze ko uriya mugore atamuzi pe, atigeze namubona. Nibyo nayerekana mbabwira se gutwika kw'iki gihe, kubona umuntu abyuka mu gitondo akavuga ngo nkunda runaka agashaka gutwika. Ntekereza ko twakaba dukoresha mu buryo bwiza bwo gutwika buri positive. Twagiye tubibona kenshi abantu bagiye batwika mu buryo buri positive. Urugero nka Joyeuse wa Juno yaraje atwika mu buryo positive kandi aratwika birakunda, ndetse ubu tuvugana yafunguye akantu, afite akantu ubu ngubu ku Gisimenti yafunguye ko gucuruza tumwe na tumwe afunga akantu kameze nka alimentation. Urumva ari kwiteza imbere, ni byiza. Ndetse urabizi uwitwa Joyeuse yakoraga akazi nyine katari fresh, wenda akazi ko mu rugo karaho, ariko nyuma yo gutwika cyangwa se nyuma yuko twabyemeza ko ari gutwika, basanga wenda ari n'umukunzi wa Juno nta wamenya, ariko byibura byagize umumaro, byagize ikintu bigira gute bimufasha, sibyo? Byagize ikintu bimugezaho. Ese uko gutwika umuntu asebye undi cyangwa se avuga bimwe mu bintu bitari fresh, avuga ati ibintu gutya na gutya, mubibona gute? Se ni byiza muri no industry? Hari ikintu biri kudufasha? Hari ikintu se biri kuzamuraho industry? Cyangwa ukundi kuntu twakabaye dukora ibintu bikagenda neza, right? Aho witwa rero buri nguni cyangwa se azwi ku buri nguni cyangwa se buri kantu agasohotse amashusho ari guhereza usa nkaho ari umukunzi we indabyo. So buri nguni rero ya umukunzi w'indabyo agaragaje amaso nyinshi cyane, kurira byose birimo. Uwitwa buri nguni rero nyuma y'igihe kirekire rwose atavuga mu rukundo cyane, yagaragaye ari mu rukundo cyangwa se ari gutanga indabyo azeriza usa nkaho ari umukunzi we cyangwa se inshuti ye, ariko bigaragara n'umukunzi we kuko hajemo n'ibintu by'amarira. Ni byagaragaye rero buri nguni abikora. Hanyuma inkuru naza gusorizaho rero ya Kasamutwe cyangwa se inkuru isa nk'itangaje, ni umukinnyi wa Danger, umukinnyi w'umupira Fabio rero uyu ni umukinnyi wakinnye makipe agiye atandukanye. Ni inkuru ya Kasamutwe numvaga ngomba kubatamo cyane. Uyu muniga rero ararenze, yakoze akazi katoroshye, yakoze ibintu bya hatari. Uyu muniga yakinnye umupira, bavuga ko Cristiano Ronaldo yamwizeraga cyane kuko uyu mutipe yize no gukemura ikipe y'igihugu ya Portugal, yakinnye no muri Chelsea. Witwa Fabio rero, Fabio yakinnye umupira mwiza, nubwo atizavugwa cyane bya hatari ko yarazi umupira birenze. Abantu bavuga ko rwose yaza kuba ushyiramo imbaraga cyangwa yaza kugira imitekerereze nk'iya Cristiano Ronaldo, yari ko ari umwe mu bakomeye muri no industry cyangwa se muri no scene. So rero nyuma yuko umupira rero bikomeje kwaga, ubu ngubu asigaye akina, nyuma yo gukina muri makipe atandukanye, yakiniye muri Chelsea, akina makipe agiye atandukanye, ubu ngubu akaba ari gukina pornography. Ni ibintu bitari byiza, bitari kugaragaza ishusho nziza ko umukinnyi nk'uyu yari afite kariyeri imeze neza. So rero guys, rero murabizi ko njyewe wanyita MC the baddest one and only the champion boy YSA. Reka nshimire umuntu wese umuntu wafashe umwanya akareba kino kiganiro akakirangiza, nukuri ibintu bya Danger. So rero njyewe usanzwe mbagomba kubatamo updates kuntu ziba zimeze ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, content za hatari mbatamo banga after bang. This is the beginning, ibeta KJ trend 250, nzajya mbatamo banga after banga, mbatemo buri kimwe cyose gishoboka, mbahereza amakuru ku gihe ndetse mbaganize kuri byinshi bitandukanye, ndetse mu minsi iraza gutangira kuzanya mbazanira n'abatumirwa bagiye batandukanye batuganize kuri byinshi ndetse baduhereze na experience imeze neza cyane. So rero ntago nahwema kubwira ko abantu mukora subscribe, abantu mukomeza kwandika muri comment, mukomeza kulikinga, ni ibintu bimba motivation ikomeye cyane. Mukomeze mukore subscribe, share and comment. Nanjye mbamari ku bwanyu, mbamari kugira ngo mbereze ibyiza nta na rimwe nzigira mbatenguha. Right rero ni the champion, umuhungu wanyu ni rutikura rutikanga, MC the baddest one and only champion boy YSA. Kora subscribe ukomeze ukurikirana ibiganiro nk'ibyo. Hasta la vista rero, hasta la mañana, ciao ciao.